Yes, amahoro y'Imana nshuti bakunzi b'Ibendera TV, mwebwe mudukurikira muri mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko abadukurikira bari muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Inshuti abavandimwe b'abanyamurenge, basuhuza nizera yuko mumeze neza, nizera yuko mwagize umunsi mwiza. Turi ku itariki ya 31 n'ukwezi kwa gatatu mwaka ni 2024. Tuje mu makuru agezweho muri iri joro. Uti bimeze bite ku Ibendera TV? N'ayahe makuru agezweho? Tuba turi imbere cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba mu burasirazuba bwa Kongo, mu ntambara M23 ikomeje gutangiramo isomo ry'urugamba. Uti nirihe somo? Ushobora kuba wumvise yuko ngo ari umwarimu uri kwigisha abanyeshuri. Ntabwo ari uko bimeze, ahubwo n'umugabo urimo uratanga urugero ku nsoresore cyangwa se kutwana. Ni nk'umugabo urimo uragenda atanga urugero. Nayo makuru yonje kukubwira uko intambara ihagaze kuri ubu, nyuma yuko igisirikare cya Kongo FARDC cyifatanije n'umutwe witwaje intwaro wa FARDC FDLR kifatanya n'abarundi. Kuri iyi nshuro hakaba harimo n'ababirigi. Uti bimeze bite? Abantu benshi by'umwihariko interahamwe bari bazi yuko ngo ari igihe cyo kubita M23. Reka mubabwire ntimusubize amerwe mwisaho, kuko inkuru nkuzaniye kuri uyu munsi ndabizi neza yuko amabere ari bwikore utonsa niba uri ku ruhande rwa M23, kuko iteye ibyishimo amabere ku buryo ahita yikora utonsa. Niba kandi uri ku ruhande rw'interahamwe za FDLR na FARDC ndetse n'inkora maraso z'ababirigi, reka nkubwire nti niba utararya banza urye mbere yuko ukomeza ngo urebe iyi video, kuko ndabizi urahita ucika intege umubiri wose, apeti irahita igenda ubireba. Ndakubwiza ukuri ko uri buze kuba ugubwa nabi. Nkuzaniye rero inkuru ngiye kukubwira aho urugamba rugeze muri Walikale na Kare. Nakubwiraga yuko abasirikare batatu b'ababirigi aribo bamaze kwicwa, ariko kuri ubu ntabwo ari ibyo nje kukubwira. Nje kukubwira indi nkuru iremereye. It's a bomb. Niba bamwe bavuga ngo uwateye yasanze yiteraga cyangwa se yahigaga icyari umuhigo, uwari umuhigi yashidutse yabaye umuhigo. Ababirigi bagize batya babikozeho bati tugiye kwataka M23, bati tugiye kuyisanga ku birindiro byayo tuyikubitiro tuyihisomo, ariko bashidutse bafashe udukayi bari kwicara barimo barafata ikigwa. Nayo makuru rero nje kukubwira nkubwire ati urugamba rwari rumeze rute muri Walikale, kuko ibyo byose niho byaberaga muri Walikale, aho natwe imbona ariho twari twazerekeje muri ayo masaha. Tugenda tubakurikiranira 5 kuri 5 uti wagwanda bimeze bite, kugira ngo nze kukudondosha cyangwa se kukubwira amakuru yose ugomba kurara umenye. Ibyo rero n'ibindi byinshi nibyo ngiye kuza nkubwira hano ku Ibendera TV. Nyamuneka niba utarakora subscribe uri guhomba cyane, urimo uratinda, urimo uragira ngo ujye ubona amakuru y'imiranza. Amakuru ya mbere, amakuru y'indani za ndani, nta handi ugomba kuyakura uretse hano ku Ibendera TV. Rero niyo mpamvu ugomba gukanda subscribe kugira ngo tujye tubana kenshi mu makuru yose aba agiye agezweho. Umanuke gato kandi aho ngaho umanuke muri comment, ugende umbwira comment, utere comment ku makuru, ndetse tugenda tubategurira nyine utubwire utese ushaka ayahe makuru, twibande cyane ku yahe makuru. Ese amakuru yacu abari ay'umumaro, abatera akanyabugabo, amakuru yacu afite byinshi ahindura. Nibyo rero turi kugenda tubashishikariza kugenda mukore like, mukore share, kugira ngo ubutumwa, inkuru nziza igere kuri bose, kugira ngo yamamare hose. Ni inkuru nziza rero iby'umwihariko kuba M23 ikomeje gutera intambwe ya kigabo. Ibyo rero nibyo ngiye kugenda nkubwira, ubwo umve ko namaze kuguha ikaze aho uri hose mu bice bitandukanye by'isi. Wowe udukurikiye uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wowe uri mu Rwanda, wowe uri mu Burundi, ntabwo tukwanga, turabakunda cyane abavandimwe b'Abarundi, tukabakunda cyane kurushaho iyo muri kujya muri comment mukandika
kuko komenti zose mwandika tuba tuzisoma kandi tuba twababonye ko turi kumwe 5 kuri 5. ubwo rero mu kanya nyuma y'aka kananga ndaje mpita ntangira nkubwira iby'uru rugamba rw'uyu munsi na operation karahabutaka imaze gukorwa na M23 ku ngabo z'Ababiligi. Yes, nagarutse rero nje kukubwira byinshi ku ntambara yabaye kuri uyu munsi, operation tutarabonera izina kuko urebye neza muzabayeho abantu bagiye bakurikirana cyane. Muzi operation Kitona yakozwe n'igisirikare cy'u Rwanda, aho baturukanye ingabo za Kongo zari zirimo zirataka u Rwanda, baziturukana ku mupaka mu Rwanda, barazigurukana bazigeza muri Angola, barangije izangora nazo zibijemo nazo barazivudukana, barangije barikatira abasaza bagaruka n'amaguru. Niko kandi hari operation ya Trojan Horse, aho bafasha abasirikare bakabashyira mu mafraje abaje, nayo yo operation murayizi cyane. Iyo uyu munsi rero reka nkubwire yuko izo zose zicara zikiga iyo zigezeho. Uti byagenze bite? M23 n'iki kintu yakoze cyaha mu isi, n'iki kintu yakoze cyatitije imbuga nkoranyambaga zose. Kuri Facebook hose urajyaho nta kindi ubona, Instagram nta kindi ubona, uri kubona Viva M23 ukabona nta kindi kintu kiriho ku mbuga zose. Twitter noneho yo imihanda yanyereye, M23 yabaye M23. Ibintu ikoreye muri Warikare isi yose izabyiga mu mateka. By'umwihariko Ababiligi rero nibo nje kugenda nkubwiraho ibibabayeho nyuma yuko South Africa yikomanze mu gatuzi kumva aricyo gisirikare cya mbere ngo muri Afrika, nkuko yagendaga ibibwirwa inshuro nyinshi, igatondekwa ku ntonde yitondekeye, ikishyira ku mwanya wa mbere kumva yuko ari igisirikare cya mbere muri Afrika. Ngo niko yifashe gutya iramanuka iza muri Kongo, ije kuba ngo ihahamura ng'inyeshyamba za M23 izifata nk'inyeshyamba. Ariko icyo yahahuriye nacyo ni nk'ibyo iya ryatungo ririnda urugo, ndavuga imbwa, yahuriye ku munabyo ku igihe yanyaga mu rugo. Nyine ibyayibayeho murabyibuka ibyayibayeho. Ubwo rero ibyo nibyo byabaye kuri abo basirikare ba South Africa, barahakubitiwe kuko abo bazanye 1/2 basubiye mu ndege buzuye ari imirambo gusa. Ubwo rero Ababiligi nabo icyo nakubwira cyo baje mwibanga rikomeye cyane ku buryo ngo nta n'umuntu n'umwe bashakaga yuko amenya ko bahageze. Uko rero niko batangiye kuzamura n'imirambo yabo y'abasirikare babo, barimo barayitundurura batwara imirambo, kuko iki uri kwifata gusa akajya ku binindiro bya M23 ibyo ari kuhakura arimo aramera nka ya nkoko nyine ijya kwagaza gaca. Ibintu kayikorera n'Imana yonyine yabasha kuba ibisobanura. Uti byagenze bite rero? M23 yari bagize batya ku gicamunsi bibereye mu turimo tw'amaboko. Ubwo ndavuga guhanagura imbunda zabo, nkavuga kuba bari barimo barafura bote zabo, mu turimo tw'amaboko nk'utwo ngutwo buri musirikare wese yakora, arimo aragenda afakora n'utwitozo duke duke. Igihe rero bari mu turimo tw'amaboko, bagiye kubona ingegera za Rugigana zirahurudutse no hasi ngo ba. Ubwo ntabwo ari za ngegera zakakajwe ndi kuvuga, ahubwo ikintu bakoze ubwo uracyumva neza cyane. Ubwo abamanutse nawe urabumva, n'abasirikare b'Ubabiligi. Ubwo nizo za Rugigana navugaga, ingegera za Rugigana uko ngo zamanutse neza zigwa mu mutego, zigwa mu gaco bari batezwe, kuko M23 yari yateguye kare cyane. Niyo mpamvu bari bibereye mu turimo tw'amaboko, bari bazi icyo bapanze, bari bazi agatego bateze izi nyeshyamba z'Ababiligi, ndetse zari zifatanije n'inyeshyamba za FARDC ndetse n'inyeshyamba z'Abarundi. Icyo gihe rero byakomeje bigenda bite nyuma yuko bigabye bakaza kuba batera M23, baje bagwa mu cyico, bagwa mu gaco, bagwa bafashwe n'amashanyarazi, bamabere iyikora batonza, kugira ngo rero babe babasha kuba bahava. Byasabye izindi mbaraga, byasabye yuko uwitwa General Makenga areba izo ngegera akavuga ati izi ngegera rwose mu byibuza reka ndekuremo nkeye zijya ku
kubara inkuru y'ibyabaye, ari nayo nkuru nanjye ndi kugenda nkubarira, niyo nabariwe n'imwe muri izo ingegera zagendaga zibitangaza, kuko bahahuriye n'icyo imbwa yahuriye nabyo nyine igihe yanyaga mu rugo. Icyo yahuriye nacyo nyine icyo gihe nawe urabyumva neza cyane, nibyo bahuriyemo nabyo igihe bari bagiye muri kariya gace nyine, bahahuriye n'uruva gusenya. Ubwo bari bari kumwe kandi n'ingabo za FDLR, ubwo ni inkoramaraso za FDLR nyine, kuko icyo bahahuriye nacyo nabo bari bari kumwe. Ntabwo M23 yarobanuraga kuko yakubitaga hose amasasu, urufaya rw'amasasu rwavugaga. Ingabo za Colonel Neva, General Neva nazo zari ziri hafi aho ngaho, nazo zahamanutse. Uti byo byazigendekeye bite? Bamanutse kimwe n'umukuru w'igihugu wabo, ni ku magambo gusa nk'ay'umukuru w'igihugu wabo, kuko baturikijwe rimwe gusa. Ntabwo M23 byayisabye ibintu byinshi, yarekuye icyitwa igisasu kimwe cyonyine, babaretse barabanza baraza bagera mu mutego neza cyane. Uwitwa Jenerali Makenga, intwari y'abakongomani, intwari y'abanyamurenge, akaba intwari y'abahima, akaba intwari mbega y'Afurika muri rusange. Makenga ukomeje kuyobora urugamba, ikintu yagukoreye nta kindi, yakoze ku mbarutso rimwe gusa. Ubwo bombe iba iraturitse, abasirikare b'Ababiligi bahaturikiye nyine bagera nko muri 40. Ni nako kandi ubwo aba FDLR bo bahapfiriye ntabwo wababara kuko bo bari benshi cyane. Ingabo z'abarundi zo ntabwo wabimenye kuko nta nubwo bari bazi ko bageze mu mutego, byibura Ababiligi bo bagerageje kwibona, ariko Abarundi bo nta nubwo ibyo bintu ngo baba babizi. Reka ngo washorera ukagenda ukagurisha batazi ko bageze no mu isoko. Nicyo rero cyaje kuba kiba kuri abo ngabo. Ubwo rero ikintu bahaboneye, icyo nakubwira, ikintu Ababiligi, FDLR ndetse na FARDC, ikintu baboneye muri Walikare, icyo nkubwiye cyo bazabyandika mu mateka ndetse bazabyiga imyaka myinshi. Ni isomo rigomba kuzatangwa mu gisirikare. Ababyeyi muri kubyara, mwumve yuko abana banyu isomo aba bantu baboneye muri Walikare, abana banyu bagomba kuzaryiga muri history, kuko ndakubwiza ukuri ni isomo bazigomba kuziga, kuko bahakubitikiye karahava. Ababiligi rero icyo nakubwira cyo, buriya nabaswa babi cyane, kuko bari munsi y'Abarundi ku rugamba. Abarundi nibo bundi minsi yashize muri Uvira, ubwo M23 yinjiraga muri Kivu y'Amajyepfo, Abarundi bumvaga ngo M23 yageze ahangaha, nabo bakahita bafatiraho baguruka birukanka cyane. Icyo nakubwira cyo nuko bavudukaga bagenda bagera no ku mupaka wabo, aho byashakaga kwinjira mu Burundi, ariko uwitwa president wabo nawe wari waratamiye uduceri watamiraga uduceri, ntabwo yari kubahereza. Icyo cyugomba kukimenya nawe, uko basunikaga bagiye mu Burundi niko nawe yahitaga peza bagarura ashaka ibiceri, ababwira ati mugende babice mwanya na zimbwa mwe, kuko niba bica baranyishyura. Ubwo nuko byagendaga rero. Ababiligi rero icyo wamenya kuri ubu, bo ngo bari munsi cyane y'Abarundi, kuko ngo Abarundi bo rwose ngo imbere y'Ababiligi, Abarundi ngo barigisha, ngo nibo baba barimo baratanga ikigwa berekera Ababiligi ibyo bagomba gukora, ngo kuko ngo Ababiligi bo ngo bari inyuma y'abandi bose, inyuma y'abandi bose, ngo ni nko kuzana abana nabo ukazana abana b'ibimuga ku rugamba. Abana, umwana icyambere cyo maturite ntayo afite yo kurwana, ariko nkaho ibyo bidahagije ukazana umwana utanabona w'impumyi, ubwo uba ubyiciye rimwe rwose. ngo niko abasirikare b'Ububirigi bameze nabo. Abo rero ibyo bidahagije, uti byakomeje bigenda biterera. Ubwo butumwa bwahise bugera kuri Tshisekedi, yumva ibibaye amabere yikora tonsa, ubwo imbeho yuzura mu nda. Ndakubwiza ukuri, Tshisekedi ahantu yarahagaze yadagazwe, ari nako kandi byahise bikomeza, ariko afata umwanzuro w'uko kagomba gusubira kwihorera muri Walikare, ajya gutoza Ababiligi, kuko Ababiligi baje gutoza abakongomani cyangwa se abasirikare ba FARDC. Ahubwo ngo Tshisekedi yafashe umwanzuro w'uko ngo abo Babiligi ngo nabo bicara bagatozwa, kuko ngo bose ngo nta munyo nta mukwaha, byose ngo haranuka nta kibereyemo. Ngo rero icyo wamenya cy'aba Babiligi barashwe ku buryo ngo byashobokaga yuko M23 ngo mu masaha 2 gusa ngo yari kuba yageze Kisangani bishaka, kugira ngo Sukhoi ndetse na drone bibure uko aho bizajya bigwa nyine, kuko iyo bije kubarasa
akenshi biparika Kisangani, ariko M23 yafashe umwanzuro wo kuba ibiretse, ariko rekubwiza ukuri ribogera kugerageza gutera M23, nibongera kugerageza kwataka General Makenga, ibintu bizababaho nagahoma munwa nzaba nkubwira, kuko ndi kubona bashyugumbwa cyane, bari gushyugumbwa cyane, barimo barashagerageza gukoza katsi ku ntuza, babe nka wa mwana ugerageza gukora ku mantuza ya se rwose. Nibyo birimo biragenda bibabaho, uko M23 imirasya itanditse gusa ibahaye warning ya nyuma, ibahaye gasopo ya nyuma, ibabwiye yuko nihagira ubongera kugerageza kwataka kuri M23 cyangwa se kugira igitero na kimwe kikaba cyangwa se bakica abaturage bamwe na bamwe, M23 ibasezeranije ikintu gikomeye cyane nakunze, ni ikintu kishimishije, ni ikintu kinyuze umutima, ikintu M23 imaze kubasezeranya. Aba FARDC basezeranije kizabagurukana ikabageza kwa Kinshasa muri salo, ni nako kandi isezeranije ababirigi ko nihagira uwongera kugerageza kuza kwataka bagomba kuhita bicwa bose, ndetse imirambo igahambirizwa ikoherezwa mu Bubiligi ihagurutse ku kibuga cy'indege Kigoma. Nibyo bintu M23 basezeranije, ni ibintu nakunze cyane, kuko icyo wamenya cyo n'abantu badashira ubwoba, nabo aba FARDC abantu badashira ubwoba. Ejo wajya kone ukabona baraje, ubwo witegure niwumva ejo ndimo ndakubwira ati breaking, ndimo ndakubwira ntibavura bavudukanye bagejeje kwa Tshisekedi muri salo, uzamenye ibibaye. Ninza ndimo ndakubwira nti mirambo 400 yurijwe indege ijyanwe mu Bubiligi, uzamenye ibibaye. Ubwo bazabagerageje gukora ku mantuza cyangwa se kushotora M23 kandi yabahaye gasopo. Nuko rero bihagaze kuri ubu, niko urugamba rumeza, abo bamaze kwicwa rero bamaze kuba basubizwa. M23 yabafashe n'undi rabohereza, bakora deployment, barabajyana basubiza aho bari baturutse. Ariko ubwo dutegereje niba ababirigi bari butangaze bakerura bakavuga ibyababayeho, cyangwa se niba nabo bari bumere nka South Africa tukazumva barabatwaye tutazi uko byagenze. Gusa icyo wamenya cyo umubirigi ari hariya ku bwinshi, ababirigi barahari ku bwinshi rwose. Gusa kuba bahari ni kimwe, no kuba hari icyo bari gukora nacyo ni ikindi. Muhumure inshuti zacu, abanyamurenge bavandimwe bacu, muhumure, mufite abagabo, mufite umubarwanira. General Makenga byose arabikora, ni intore iri imbere mu zindi, no muyobozi ku rugamba, ahari ntabwo ajya atsindwa. Muhumure rwose, mumufite muryame musinzire, by'umwihariko abari mu duce M23 amaze kwigarurira n'abandi aho itarigarurira. Muhumure, bari mu nzira. M23 oye baraje, muhumure, mu gihe cya vuba baraza barabakiza umwanzi, barivuna umwanzi. Ubwo munkandire subscribe rero, mujye muri comment mwandike, mutere comment, ndaje ndazinyuzamo amaso, ariko mumbwire umuriro mushaka ko mbarekurira, mumbwire amakuru mushaka ko ngenda mbarekurira ku munsi w'ejo mu gitondo saa 12 ndaza kugenda nkurekurira andi makuru araza kubagezweho, by'umwihariko hano ku rugamba. Murabizi tuba turi ku mirongo imbere cyane ku rugamba, aho turi ntabwo wabura amakuru, by'umwihariko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuba twateye amatako, tugenda tubakurikiranira 5 kuri 5 amakuru yose. Ubwo ni ku Ibendera TV, mukande subscribe, nanjye ndagaruka mu gitondo, kandi mbifurije kugira ijoro ryiza. Uwiteka abarinde umwaga w'ijoro.